reka ko FDA yamunzwe na ruswa n'imikorere mibi. This thing buretse gato reka nyir'umupfu ni ufata hanuka reka hano hanuma kandi of work FDA Rwanda Standard Board yitwa RICA ukibaza ukavuga utaba abantu kugeza aho ibintu biba gutya. Icyambere abo bantu bagomba no gushinjwa guhombya igihugu ko abantu bakoresha imyenda y'amafaranga y'amadepo y'abantu. Banza witonde gato. Mu mwaka wa 2026 Minisiteri y'Ubuzima hano mu gihugu cy'u Rwanda yatangaje ko abantu 44 bapfuye hagati ya Mutarama na Kamena bazize kunywa inzoga zahinduriwe uburozi cyangwa se methanol, kandi abandi bagize ibibazo birimo guhuma no kwangiriza cyangwa se kwangirika kw'impyiko n'ubwonko. Nubwo izi nzoga zikunzwe kwitwa ibyuma atari ubwoko bumwe cyangwa bubiri, abantu ntibahwemye kujya bazibatiza amazina agiye atandukanye, yaba hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ndagira ngo uyu munsi turebere hamwe, ese ibi byuma byaje bite, amarikeri yaje ate, ese kubera iki hano mu gihugu cy'u Rwanda batangiye kuyinjirira bareba, ese kubera iki ari kwica rubanda. Ndagira ngo ukomeze ugume kuri Dr Senga TV, wibutsa gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo tugendane. Ubundi nk'uko bivugwa, inzoga zigiye zitandukanye za mu gihugu cy'u Rwanda, nubwo mu gihugu cy'u Rwanda hari inganda zakunze kugaragara cyane zikora inzoga zigiye zitandukanye arizo bakunze kwita ibyuma. Umuntu ufite amafaranga cyangwa se reka mvuge umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yashaka kunywa rikeri, dore amarikeri akunze kugaragara ahinze hano mu gihugu cy'u Rwanda, akunze kwigondera bamwe mu bafite agatubutse hano mu gihugu cy'u Rwanda. Harimo amarura aturuka muri Afurika y'Epfo, hakaba inzoga bita Baileys Irish Cream ituruka mu gihugu cya Ireland, hakaba n'indi bita Jagmaster ituruka mu gihugu cy'Ubudage, hakaba n'indi nzoga bita Malibu ituruka mu Bufaransa, hakaba n'indi nzoga bita Hennessy ituruka mu Bufaransa, hakaba n'indi nzoga bita Remy Malt ituruka mu Bufaransa, hakaba n'indi nzoga bita Daniels ituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba n'indi nzoga yitwa John Walker ituruka muri Scotland. Izi nizo nzoga zikunze kugaragara hano mu gihugu cy'u Rwanda, zikunze kugaragara zigurwa n'abakire bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Aho ndavuga abakoze kera cyangwa se bafite umufungo wabo, naho rubanda rugufi bakaba bigurira ibyuma bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi bigura 5, 2, 3 cyangwa se 10. Aha mu gihugu cy'u Rwanda waguze rikeri y'ibihumbi 10 cyangwa 15 aba ari umuntu ukomeye cyane, reka mvuge muri rubanda rugufi. Ari nayo mpamvu leta iri gukaza umutekano hano mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo abaturage be kwangiza ubuzima bwabo, kubera zimwe mu nganda zigiye zitandukanye ziri gukora amaproduwi agiye atandukanye akomeje kumera nabi abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Gusa nubwo abantu batabibonye neza, abandi bakaba bumva yuko leta ishobora kuba iri guhombya bamwe mu baturage bagiye bafata inguzanyo mu banki bagashinga amabizinesi yo kwikorera amalimentasiyo. Gusa leta ireba inyungu y'umuturage, ntireba inyungu y'umucuruzi. Buriya abantu bakuze nibo bakunda kuvuga ko leta nubwo ishobora gukuraho umusoro cyangwa ikawugabanya, ariko umuturage akabaho mu buzima bwe bwose cyangwa uko abwifuza. Ariko leta akenshi bireberera umuturage. Gusa hakaba hari abantu benshi cyane, yaba abanyamakuru, aba content creator hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bakunze kuvuga uko ibintu bitari cyangwa kubona uko ibintu bitari. Leta y'u Rwanda itera imbere cyangwa se itera iya mbere mu kureberera umuturage, ikamushyira ku isonga, yaba mu buzima bwe bwa buri munsi ndetse mu mibereho y'umuturage. Ni kenshi cyane uzajya usanga mu gihugu cy'u Rwanda zimwe mu nzego nka Rwanda National Police yatangije ubukangurambaga bwo kurwanya inzoga zitemewe no gushishikariza abaturage kugura no kunywa
gusa ku nzoga zemewe kandi zifite ibimenyetso byemewe. Njyewe ndakiri Dr. Singa TV nk'ibisanzwe. Nimba ukunda Dr. Singa TV, kora subscribe, like, share and comment. Yewe ufite n'igitekerezo cyangwa se hari nk'ikiganiro ushaka ko twazakora, wabyandika muri comment.